Hello family, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Nabo bitameze neza nukuri ndabakomeje. Imana ibafashe ibitameze neza bimere neza. Hano ni ku nama za Queen 31, ngewe ndi Queen. Ngo haye ikaze. Niba utarakoze subscribe ndagusabye uyikore. Niba warayikoze ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Twihuse cyane rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe utuntu duto ushobora kugenderaho tugagufasha muri ubu buzima. Tugiye kurebera hamwe utuntu duto ushobora kugenderaho tugagufasha muri ubu buzima. Niyo tutagufasha aka kanya tukazageraho tugufasha, sibyo? Nimuze tubane rero ntucikwe, ntabwo iyi video iraba ndende, wihangane uyirebe uyirangize. Icyambere, uzasenge buri munsi. Nusenga buri munsi bizaguhindurira ubuzima, bizagufasha mu byo uri gukora ko Imana iba iri hafi yawe, iri kumwe nawe, maze bigende neza. Icya kabiri, uzirinde guhemuka. Nta cyiza cyo guhemuka nshuti yanjye, uzirinde guhemuka. Uzagerageza ubinyangamugayo. Ibyo bizagufasha mu buzima bw'aka kanya ndetse n'ubuzima bwawe buri imbere. Icya gatatu, uzirinde inshuti mbi. Inshuti mbi nta terambere zizagufasha kugeraho, ahubwo zizagufasha gusubira inyuma. Uzirinde inshuti mbi bizagufasha mu buzima. Icya kane, gushima. Uzabeho wiga gushima, haba mu gato na kanini. Ibyo bizagufasha muri ubu buzima. Icya gatanu, uzige kubaho ubuzima bwose, ubworoheje n'ubukomeye. Urugero naguha, hari umumama ngewe narinzi, iyo yabaga nta mukozi afite, ubuzima bwe bwarahagararaga akarwara, kabona ko yarwaye. Kuko azi ubuzima mbese bw'umukozi gusa, ubuzima butarimo umukozi ntabwo azi. Yarahangayikaga, kandi umukozi araza ejo akagenda, ejo ukamubura bakagutesha umutwe, ariko burya iyo uzi ubuzima bwose aragenda ubuzima bugakomeza. Ntuhangayike, bya bindi yakoraga n'ubundi ukaba wanabyikorera. Haziya wamubona n'ubundi ubuzima bugakomeza. Ariko iyo bya bindi akora utabizi, iyo agiye uba wahangayitse. Niwiga kubaho ubuzima bwose rero bizagufasha. Icya gatanu, ariyaje icya gatandatu, uzige kwihangana. Niba nta kugira muri iyi si, bisaba kwihangana muri buri kimwe. Nuba ufite kwihangana bizakorohera, ubuzima buzakorohera, kuko buri kimwe cyose uzaba ushoboye kucyihanganira. Niwiga kwihangana rero bizagufasha muri ubu buzima. Icya karindwi, kudacira abandi imanza. Ntuzagire umuntu ucira urubanza, kuko Imana niyo mucamanza wenyine dufite. Urugero ugasanga umuntu ari gucira undi urubanza ku bijyanye n'amadini. Mu by'ukuri nta wiyanga. Aho ndi nzi ko ariho hukuri. Noneho ugasanga uri kurera mugenzi wawe, urugero ngo ngewe se ndi umudive se cyangwa cyangwa irindi dini iryo ari ryo ryose. Noneho ugasanga uri gucira urubanza wa wundi usengera ahandi hantu runaka wowe udasengera. Ukumva uri kumucira urubanza ko we nyine atari gusenga iby'ukuri. Cyangwa se ukabona ngo ntumubona mu rusengero, ugasanga uri kumucira urubanza kuko atajya mu rusengero, ntasenga, nta kiranutse. Urwo rubanza rurekera Imana, umwana niwe mucamanza. Icya cyenda cyangwa icya munani. Icya munani, uzige kuba uwuriwe. Ntuzahindure uwuriwe kubera umuntu runaka. Ndagira ngo mbone neza, ngomba kuba uyu. Ingendo yongera avuna. Nukomeza ukaba uwuriwe bizagufasha muri ubu buzima. Icya cyenda,
uzagire neza udategereje inyungu, uzagire neza udategereje inyungu ko ugiriye neza, kuko nujya ubungubu biragoye ko umuntu wamugirira neza maze ngo aze kukwitura neza wamugiriye ahubwo utamugiriye neza ngo aje nagukubite nujya kugira neza utegereje ngo ngiye kumugirira neza kuko mwitezeho ikintu runaka se, cyangwa se nawe azangirira neza, cyangwa se ni ukuri ntuzigera ugira neza. Uzagire neza rero udategereje inyungu runaka. Reka tugende ku cya 10 ari nacyo cya nyuma kugira ngo tutaza gutinda. Uzige kubahiriza igihe. Hari umuntu wise wiyumva hano kubahiriza igihe inshuti yanjye bizagufasha kugira ngo akazi kawe kagende neza, kugira ngo ibikorwa byawe byose bigende neza, ariko kwica igihe bishobora kukwicira byinshi. Uzige kubahiriza igihe mu buzima bwawe. Icyanyuma, uzirinde gutakarizwa icyizere. Uzirinde gutakarizwa icyizere. Kugira ngo utakaze icyizere kigaruke biragoye. Uzirinde gutakarizwa icyizere. Byari ibyo rero inshuti yanjye, ndizera utari buburemo ikizagufasha muri ubu buzima, cyagufasha uyu munsi se cyangwa ejo. Icyo wowe urakora, urebe iyi video uyirangize. Niwumva hari icyo ukuyemo uyisangize n'abandi. Nawe se kandi nimba hari ikindi cyagufashije ukitwandikira muri comment, natwe tukigendereho. Ndabakunda rero, naho ubutaha mukore subscribe. Imana ikomeze ihira imirimo y'amaboko yanyu. Dusubire ubutaha, murakoze cyane.